nzagura nk'umuceri jimwe primus imwe n'ikiro cy'umuceri sibihura se yego birahura mwana Ijambere n'ibyere oya none se reka burya buri wese ko ari umuravumba wajya gutya reba ibyo umuravumba ukoze reba cyajya n'uza yarembye cyane urumva ko natangiye no kwishima ntiwazize yarembye ariko namo kose ikibabi cy'umuravumba abatabi ariko rero nuko wa mukecuru yabaye yambwira ati genda wotse uvemo amakare burya ufite ikashi ku buryo ufata no mu ntoki ufite ikashi nk'iriya baramumenye buriya nawe bazaza kumusura nta maniga tuzuranye mu mujyi wa Kigali rubwo nawe ni mu cyaro murabibona mu miyenzi nta mujyi wa Kigali umukecuru ungana kuriya mu cyaro na santare no mu cyaro bangiriye imwe bati uzi ko amafaranga yaravuna tukabikuye icyatatu banguramo aka gacupa kurinda gushimira nawe nyose oya ibi byose tugomba kubicamo kandi bizagira iherezo ni yajyaga yibera mu nzu ushize ntabwo mwase twicara wakinze hari hakinze twakomeye umusanga mu nzu akaba yatereka reka abana banjye bagenda nanjye reka bikagende n'umbe ubonye ukuntu yigira umuntu nibaza ukuntu Innocent yamenye ubonye ukuntu yigira utuntu nkunda kubabwira ngo mushaka urwibutso Imana izabibukiraho igihe muzaba mugeze mu makuba. Hari abantu bagiye bakora imirimo myiza Imana ikabibuka. Njya mbaho urugero rwa Tabita yadudiraga abapfakazi na Hezekiya. Innocent ari imbere y'amaso yawe ko hari umugira neza ushobora kuvuga ati hari icyo nakora kuri iyi famille. Se kuri kuvuga umwe kandi abagira neza bari bo benshi. Mvuga umuntu iyo mvuze umuntu wariyumva. Wavuze umuntu abari umwe ariko ari benshi. Ari benshi. Yego sha. Nk'abantu mwe ushatse kugira icyo ukora nimero zanjye mujya muzibona aho ngaho kuri screen ariko iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera wikaze wadukurikiranye kuri Manzi Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura igishoro cya Rwanda bagasika mutondo saa 7 n'imigoro basamatira cyangwa sambi ubundi wicare kuri Manzi Innocent TV irebere byinshi byiza tuba twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitonda gusaba kuri subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zigiye zitandukanye maze iminsi nkwinginga ngusaba cyane kubinyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunze n'ikitakunze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya kereka nangire mereza ikaze abantu badukurikiranye bari ku migabane igiye itandukanye bari muri Amerika Asia ubura Afrika ndetse na Australia abari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya ndetse na Tanzania abari mu gihugu cyacu hano imbere mu gihugu abari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba uburengerazuba ndetse na hano mu mujyi wa Kigali akambabwire ko muri abantu b'ingenzi kandi urukundo mugenda mutugaragariza umunsi ku munsi natwe ntago tuzahwema kurusigasira ndetse no kurwitaho. Mwabantu mwe mino minsi ndi kujya ntangira ikiganiro cyanjye mfite amashimwe menshi cyane mvuga ngo amashimwe n'icyubahiro nibye yicaye kuri ya ntebe. Mwabantu mwe turi mu bibazo turi muri struggle turarwaje ariko twizeye neza ko Imana ihari. Hari Imana ifata imisozi kayihindura amataba, hari Imana ifata amataba akaba yahindura imisozi, hari Imana ishobora byose. Hari Imana yakuye Innocent mwishyamba imukura mu myanda imukura muri puberi ubu ngubu ariho nubwo atameze neza ariko ariho turugushima Imana kariho kandi nibisigaye turizera neza ko Imana izabikuraho bigashiraho burundu. Mwabantu mwe ejo bundi nagiyeyo mwarabibonye Innocent ararembye nta byo kurya nta byo kunywa ibintu bimeze nabi ku muntu yarwara ntabone n'icyo kurya byonyine bishobora kumwica bikamukuraho. Ku muntu yarwara ntabone umuntu umwegera ngamube hafi abone urukundo rw'abavandimwe n'abaturanyi nabyo bwabyo bishobora kumugiraho ingaruka nyinshi kurya adashobora gukira vuba.
ariko nashimye Imana cyane ubwo nasanze mama w'abapampe nk'umubyeyi twemera dukunda ari kumwitaho. Mama w'abapampe wabaye hasi adunda, akabaho umuryango wa Innocent, akaba hanjye, akabaho umuntu wese. Imana imuha umugisha. Nahavuye mvuga nti reka ngende nshakishe ndebe ko hari icyo nabona byibuze mbe nabashyira. Nanjye mpagaze nabi muri ino minsi, mpagaze nabi pe, kubera kiriya kibazo cyo kumuvuza cyansize iheruheru, nta kintu mfite. Ariko navuze inshuti nyanshuti uyibonera mu byago. Nuba ufite inshuti ukarwara cyangwa ukarwaza ukabona itagusuye, waba ufite inshuti ukabona ugize ibyago ntigusure, ukagira inshuti izagusura kuko wishimye gusa, ukagira inshuti izarya ibihumbi 10 kabimara, wewe waburaye wabuze n'igiceri cy'ijana cy'intoryi, iyo ngiyo ntago ari inshuti. Navuga ati mu busabusa mfite nemenda gusa, ndavuga ati reka ngende mpagere byibuze hari akantu mbashyiriye, ndeko ko bagura n'agasukari bakamahereza inde Innocent nabo bakabona icyarya. Umukecuru hari mwaramubonye namwe bwanyu, atunzwe n'abaturage. Innocent akiri muzima niwe wahigaga akabatunga, abuzukuru be ntacyo bafite, nubwo baba bagifite bagikoresha ibyabo. Reka ngende ngereyo, reka tujyane tugiraneyo, kandi aho uri udusengere cyane, ture ko hari icyo Imana yakora, ture ko Imana yahindura amateka, turebe ko ari icyo Imana yakora ku bwa Innocent. Nawe ubwawe njya nkunda kukubwira ngo shaka imirimo Imana izakwibukira igihe uzaba ugeze mu makuba, ushake icyo wazibutsa Imana. Reka tujyane tugereyo, ningira amahirwe ndasanga ariko ntago nababura. Ndabona bahari, cameraman ngo no tujyane, ndabona bahari nono bicaye hari hirya mu ntuzi. Mwiriwe neza, murakomeye, Yesu ashimwe. Nshimye Imana cyane mu mutima wanjye mama wapa. Innocent ari kubasha kwicara, yicaye nagasobe, yicaye baba we. Innocent muraho neza? Murakomeye. Yeka niyicarira ahangaha gutya, yicarira ahangaha. Umeze mutese? Biragenda neza? Umuntu yagihumeka bari muzima. Ariko urabona ko Imana ikora. Ejo muri narindi hano mwabantu mu Innocent n'ururimi rutari kuva mu kanwa. Ntabwo yabasha kwicara. Nanjye rero cyara hirya kuri boutique nabatereka muzanire kano kaje byibuze turi ko yakano ko kunywa. Ninjye murwaje ninjye pfunde. Niko. Ujyaje binanga umurwayi yabyandika mu ako kaje turi ko nakanywa. Nanjye kanicare ku musambida. Musambi abakecuru ntabwo bawujyana. Irwaje umurwaza. Iyo byanze ubyiriye. Iyo byanze urabyiriye. Ntabwo yabura kukanywa. Kamwe banze kumbe karanakonje, bagakuye muri firigo gakonje. Manura akavumbi rwose. Ngeze ngo agiye kwizigiza mu mwisomero. Mana we. Aka ntabwo nari kukanywa. None se ngubu mvase ariko umaze twagize amahirwe. Yebaba. Se none nimugora buranywesha iki? Saramye mbi. Ndagukanga ngere sinubaki. Abarwayi benshi bitwa n'inzara mama wapa. Bakese nk'uyu warwariye mu rugo we kamakanywe Imana yakoze ibitangaza kamakanywe kose nakamarimo. Abanza ruhuka rwanjye mu rwaje vitamine ye cyangwa ndayo kwinganira yizi. Kabanza ruhuka. Ese byose abikira mu ndadaheruka gukiramo ikintu byagenda bite. Cyose yemeragura. Basha gutya nakubisinze bipfunsi mugani wa muntu mumora inkingi Taniko fise navuze ati nzarya ubusa mbona note ya 5 ngiye mureko numuyiguramwe akana ningiye haye ningiye yare ni wose uri umurwaza se navuga umurwaza haye rwose umvase mane kumagisha ariko nubwo rwaje uranywa ji sibyo amukecuru tuba hatabimenye reka ashaka amukecuru tuba hatabimenye ntabwo nshaka bimenye umukecuru n'abako bakunda ibicu neza murango umukecuru munyagiye kurya yagiye kurya umvase umurwaza n'ubundi n'uryaho sibyo ndabibonye murakoze cyane nabyo kuvuga ntago ari amafaranga agura amaji gusa ntago ajya aryanywa ji nanjye ndanywa amakamitsenge kamwe murabinyemera cyane akamitsenge basi yagure mu isukari mujye mu mwami ntago njye nk'amasukari ubwo uranyibukije anyibukije hari umuntu wanguriye akantu mashukari ye mwana
Nosa kagacupa umuntu yanguriye kare bakanyibye se ahubwo se ubungubu ugira intuze ubungubu ujya mu muntu n'igihe anasetsa kankubwire yewe ntabwo njya afata inoti isa gutya ngo nyihe umuntu gusa nta cupa nkuyemo kirazira yewe sinjya nywa ji enda nywa ji nanjye narakamaro ifite kukanywesha twa tunini nuzaho ibinini nanjye kuvuga ngo inzoga y'ibinini dore nanjye akangesha ntabwo nawe gusa uzi ikintu kinshimishije nawe natembereye ku muhanda nanjye nk'uko uje ntangatire mu mapapuro niga yacu niba ubanga rwaje umuntu ibyo urya turabizi murabizi sinjya nk'igikatsi ko nta sina tugifite kuko ngo babaho mu Rwanda rwaje abona adatangiye korora nyine nibyo ndi kureba ndi kuvuga ati njye ari ibintu ndi gutekereza ngatekereza ibihe bitashobokaga ko kangaha si ikiro cy'isukari se na byari rimwe n'umuceri wenda cese yari yatangiye kurya nose n'ubu ngubu urumva nta kintu ushaka harimo biswi uzarya umuceri nibwo ntabwo murya se wanjye sinjya ngira umukecuru wagerageje basi ukarya uzi ko uriya mukecuru wenda anywa icyayi gusa uriya mukecuru nanywa agakoma igira rata agaceri kanjye mbese ntabwo mujya muteka wenda tuzateka kubera ko dusuye ariko njye mu byo guteka ibyanjye nzakora mwabyumvisha nzagura nk'umuceri ji imwe pirimusi imwe n'ikiro cy'umuceri si bihura se yego birahura mwana iterambere n'ibyeri oya none se reka burya buri wese ko hari umuravumba wajya gutya reba ibyo umuravumba ukoze reba icyagiye n'uwaze yarembye cyane urumva ko nawe natangiye no kwishima ntiwaze yarembye ariko nabo kose ikibabi cy'umuravumba abatabi ariko rero nuko wa mukecuru yabaye yambwira ati genda uwotse uvemo amakare burya uba ufite ikashi ku buryo ufata ufata no mu ntoki ufite ikashi nk'igitoki bengamo urwagwa nibwo nwokeje reba urabona atagarutse cyagiye wasanze atitira umuriro mwinshi cyane nk'ahandi mu kanwa nyine yari afitemo umugendakanwa byose bise biri komoka kugenda byomoka mw'abantu mwe hose kucyo ugira ufite umwanzi satani ariko uriya mwanzi ufite byanga bikunze kusenga Imana uzamenya uzamutsinda kandi uriya mukobwa ngo ntajya atsindwa ariko yazamutsinda azatsindwa rimwe se kabiri gatatu uyu nguyu azamutsinda kuko bura n'ikigeragezo buri gihe kimumuteza umugabo amuteye mu nzu umwana amujyanye atabizi ararwabuze cyita ariko uriya mukecuru sinzi ko abakecuru bagira imwe kuri abakibaho papa buriya mukecuru njye namubonye mu Rwanda namwikundira umwana mwiza buriya ngo ufite 110 imyaka akareba umwana nk'uyu umukobwa akavuga ati ngwino wibera ahangaha nawe aryara uko bamuhaye koranzanya agatima k'umuntu ndamuha amaseke oya sensi yaguraga uyagure mwaga ko bana bakecuru bakunda kumweko ari igiceri baba bumva ari byiza cyane ari n'akantu nabonye arya kavura amenyo yego kariya kavura amenyo akanajya arya bakavura amenyo kitwa kakamba kariya kavura amenyo sobanye ko yanamushizemo ariya yikuramo nta muganga uyakora kubera gusa kariya gakiraho karisunika kagwa inyuma wakina none se urabona hari ikintu kiri guhinduka byibuze ko bigaragara hari biri kugenda bihinduka wabajije urwaye innocent kuri kwari ngiri kubaza agenda rwaje ntabwo ndwaye baza umuntu urwaye ukuntu yumva cyangwa se wenda nyuma nagize amahirwe akicara ibyo birahagije igihe cyo kuza kuganira nawe neza ku bintu byakubayeho n'uburyo wiyumvaga ndatekereza ko atari uno munsi kuko ndashaka ko tuzagera igihe tukabiganiraho ukatubwira ukaduha ubuhamya bw'uburyo wiyumvaga waramaze gukira umeze neza uri kwiyumva ute basi ubu ngubu parapara kuno nari imeze mbere ko biri ubu ngubu ndicara ndisohora mu nzu ubundi niwe wamwisohoraga kumanga usora nta muntu wari warigeze ngura agacupa kwirirwa ngusora nagize amahirwe njya ku muhanda no kujya ku muhanda nuko yabonye ko namashije kuri nuko nabonye abaje sinasiga umuntu ntabwo yasiga nawe ndamushimiye n'ukuri nubwo urugo rwe narwo kubera ngiye ruri kugenda rusenyuka ariko nizeye ko Imana oya Imana irahari nyarwasenye ko Uwiteka azarwubaka cyane
rwose ubuse ko nasohotse rimwe bakanga ati papa kumbe numeze nk'uwashonje wakakaye nakakaye mu muhogo gusa tuzi ko igihe cyose uba wifitiye akantu ko kunywa wumva utuje babwira ko bafite umurwayi warembye pe babwiye ko na Innocent baramumenya buriya nabo bazaza kumusura cyane rwose nta maniga tuzuranye mu mujyi wa Kigali rubwo nani mu cyaro murabibona Miyenzi nta mujyi wa Kigali umukecuru ngana kuriya mu cyaro na Santari no mu cyaro bangiriye mu bati uzuko amafaranga yaravuna akabikuye cyatatu banguramo agacupa kurinda gushimira nawe nyose oya ibi byose tugomba kubicamo kandi bizagira iherezo byose biherezo duheruka mukuru ya murumuna wanjye murumuna wawe ntabwo duheruka kuguramo nari hakurya ntabwo nabasha kuvugana nawe ngo bikunde namwandikiye kuri WhatsApp mbona ntari kunsubiza nyine sinzi ikibazo telefone ye wenda yagize ese telefone zacu zandika muri Kongo ntabwo wahamagara ngo bikunde yagiye muri Kongo aragawe nta makuru ufite ari muri Kongo amaze kugeza umwana i Buganda yahise abwira ngo yabwiye nyacya nawe durukana cyera ambwa ati Jacques yigiriye muri Kongo yagiye muri Kongo urabizi erega se ariko ntawe ujya ubyibagirwa twarwaye ibintu byose ukabyibagirwa byose uriya n'umwana muto agomba kugenda ahashaka ajya gushaka amafaranga agomba gushakira ubuzima ahashaka ariko ntabwo uri wenyine hano ufite famille sibyo ufite famille kabisa kandi ukuntu witora n'ubu bwiza ufite menya aribwo buguteza indwara uriba nkakaja ku buryo kaba kigurukira ubundi gahunza abarozi n'abanzi kigiriye Kongo abatakasa wowe uzaguma ngo uryama shaka abantu mbabwire Rwanda no baruzagaruka naragiye ushaka kurutwa uyu muntu yazavanga cyangwa kanahaguma ariko umukecuru tukazamuhishima cyane ishana kuri ijana tukazamuhishima n'ukuri ariko umukecuru muri agafata umuntu uzi gukira umuntu mu nzu yawe none utanahinga utanakora ukavuga ati icyo nzarya uzarya icyo uzanywa icyo nawe iteka agomba kumuha umugisha abuze kure baricaye hariya bari gukina akabiye urumva ntabaja guhaguruka nasa cyangwa kaji agira ngo nkamare ese nakamara binini nabinywa iki nimugoroba cyangwa ubukaretse mugani nanjye narakenye tangiye kuvuga aya mafaranga maye ko ndibuyakoremo ji ya nimugoroba tuzayigurije nanjye narakenye nanjye kakazangeze rasigaye nanjye nkwa gake yirwaye burwaye sha basi se Innocent uri gutekereza iki ku muryango wawe no kuri famille yawe uwuhe muryango se uwuhe muryango uretse mfite umunsi nzabikubaza mfite igihe tuzabiganira umuryango afite ko ari njye mbona turi kumwe samira neza abantu undi muryango mubwira ni uwuhe atabona oya reka tuzabiganiraho namara kumera neza amaze gukira ashaka bamujyanye mu Bugande kwa mama uyu muryango nari ifite zo mu cyaro nazo ziriya ntabwo zijya zibura kuzenguruka babisaba ngo bacane ikiraro niba bacanira inka kandi nse mama papa se hari abantu b'abaturanyi bari baza kubasura baze barebe ubuzima bwabwo nguyu ukuntu ameze abantu b'abaturanyi ni baze babasure babaze bimeze bite ibintu nk'ibyo ariko se nubwo nari mu cyaro si mu Rwanda wajyana uhafite umurwayi umeze gutya uyu mukecuru mu mudugudu arazwi afite abana bagera muri 10 barareba umuntu arwariye hano bamuzi ndetse irangamuntu gusa rekana ko ari umunyarwanda urabona abaturage batazi bazi n'ababona agira n'abana b'umutima mwiza baba baramutubye hanze nabo bakurikije mere wabo bakurije mukecuru abaturage none bataza baraza n'ukuri bagahurira mukecuru icyo kurya cyo kunywa ntabwo akavuga ati namwe nimututuzi ko ntabwo warwara utanywa amazi ntabwo warwara batagukarabya nanjye umurwaza ntacyo mba amaze kareka ubona mbarwaje ari na babiri rero mukecuru nawe muhagurutsa amujyana mu nzu ubundi yajyaga yibera mu nzu babonye ariko akacyo kane cyangwa wasuye agiye kubona mbona araje ati nanjye ndaje ndeba abo bana bari kuvugira kope ubundi yajyaga yibera mu nzu ushize ntabwo mwase twicara wakinze hari hakinze
kwa kumuyaga umusanga mu nzu akaba yatereka reka abana banjye bagenda nanjye reka kangende n'umbe ubonye ukuntu yegera umuntu nibaza ukuntu Innocent amenye ubonye ukuntu yegera utuntu bira bintu babyo bari mu hari ababyita ntaryinyo ririmo agita ntaryinyo rikibamo ibyo nicyo bisobanura wayesomera nk'umwana ndabona amasaha nanjye yanjyanye ariko urakoza nuko ndabona amasaha yanjyanye ukoze pe gusa Imana ikomeze ibarinde gusa nawe icyo nagusaba mama w'abapa basi mube hafi nk'umubyeyi nk'ukuri kubikora komeze ubikora ntago namusiga kereka abasha nawe kujya kwicira inshuro yewe ubutananye nusubira ku muhanda bakama kandi nzamuzanira kandi n'amafaranga n'ukuri nzatwara neza zatumaza nk'iminsi 2 ibiri ariko utavuga ngo wa 3 isukari nzaguramo icyo natwe uko tuzadushoboza isukari yarahenze ni 2 ko tuzadushobozwa tuzatubika gusa Innocent ugerageze ujye urya wumva se ari iki kintu kikuzitira ko kikubuza kurya arwaye mu kanwa nta binini ntaki mu kanwa harimo ibisebe n'uriya muravumba ndi gukira biri kugenda byomoka kunywa nibyo ndabishobora urumva kandi ibintu bishyushye ntago biri kunshobokera ni udukonje gusa n'igikoma no kubanza kuryoza cyane basi umva nyashya nako nugaruka uzatuzanya kandi kaji ko nzakazana rwose nta kibazo zakamuzanire ariko araza kumera neza umva sinaka abantu bina ibintu by'amaji babizi iyi jingo nibigura 700 niba ari 1000 igeze ku 1000 nta muntu nkunda kubabwira ngo mushaka urwibutso Imana izabibukiraho igihe muzaba mugeze mu makuba. Hari abantu bagiye bakora imirimo myiza Imana ikabibuka. Njya mbaho urugero rwa Tabita yaduderaga abapfakazi na Hezekiya. Innocent ari imbere y'amaso yawe n'imfubyi. Innocent ari imbere y'amaso yawe uko ameze nawe urabibona. Hari icyo wakora. Rero ngana ku musozo muri mu buzima bugoye pe, bugoye kandi noneho bugoye cyane. Nanjye nta kintu mfite, ariko hari umuntu hari umugira neza ushobora kuvuga ati hari icyo nakora kuri iyi famille. Se kuri kuvuga umwe kandi abagira neza bari bo benshi. Mvuga umuntu, iyo mvuze umuntu wariyumva. Wavuze umuntu abari umwe ariko ari benshi. Ari benshi. Yego sha. Nk'abantu mwe ushatse kugira icyo ukora, nimero zanjye mujya muzibona aho ngaho kuri screen, ariko ushobora wenda kumpamagara ugasanga ndi busy cyangwa ndi mu kandi kazi. Hawe byibuze nk'umuntu akeneye kukuganiriza ukuvugisha, nimero yakubonaho ni iye Innocent. Urazibuka sama? Ga telefone zubo nibo yogashize nk'umuriro hano bigenda. Urazibuka be? Ujya gushakira nganje. Mu rware ko umuntu amufata neza kugira ngo agarure ubwenge. Bigenda bite? Ugazahamagara. Hamagara kuri 079. Yego. 24. Yego. 87. Yego. 2. Yego. 5-6. Ariko bura hari ikintu nakwemereye. Bura hari ikintu navuze. Hari ikintu namwemereye. Uzi ko mwabura busazi bwe bwose. Yagendaga aga telefone ka hano yakabitse. Kare kakirimo. Ubaze ngo tujya kumuvuza hari. Je nakoze kuntuze gutya. Numva aga telefone yagendaga kagwagwana. Abantu bashaka kwibaza ngo telefone ayiko aga telefone ke password bazikizemo nawayirekura n'umwana utaramenya baragira imyenda bakajugunya ibiki ariko aga telefone ke ntiyegeza agatabe yarayifite ye muganga yaravuze ati gutya na gutya mugira tugeze hariya cye kubona ubona afite telefone aga telefone ke ni kakatuci n'impamvu katamenya yari yarakagunitsemo neza ndani yabikizemo atake ndetse ubundi bari kwimwambara gute ari kwiruka imihanda twagiye kureba umugabo we telefone n'ubundi ayifite so reka tusoreza umurwayi naje kurwaza ntago naje kukwibutsa ibyashize basi mbabare Imana igufashe kandi namwe Imana ibafashe nanjye reka ntahe Imana ikumpera umugisha wawe wari udukurikiranye bye bye.